ho ku gasobanurifilms.com number 1 ariko nanjye ndakabya filime nziza buri gihe filime nziza uziko ngiye kujya nyuzamo nkashaka n'igifilime kibi kibazo niyo yaba ari mbi nayifashemo ngitiba nziza yo amanota meza nzakuzana se kera muntu tubona mwana wanjye uziko ngiye kera ntayabonaga wabonye ko abazungu batabeshya batari nkatwe twirirwa tubwira abana ngo twabaga ba mbere hano papa arabwira umwana ati nari nakubwiye ko nubona amanota meza nzakuzana muri arena ati ngera muntu tubona sinayabonaga nyiga ngiye nari umuswa ni papa akabibwira umwana we barahara bararirimba bagatanga pose mukajya gushaka utwo kurya n'utwo kunywa pana hano bakomeza igitaramo batanguranwa n'amasaha Rebi. Hi. Bite. Can I get that in the small, please? Karakano akama. Got t-shirt. Look, I only have one left, lady. Umva hari hasigaye imwe. Kandi twaje mbere ye ubwo urayiha twebwe. Okay, really. Umva Riley. She really wants. Bareka barabana bayifate nimba bayishaka. We tuzakugurira indi nyuma baje mbere yawe kandi hari hasigaye imwe. Uyu ni wowe waguze t-shirt y'umuhanzi abahanzi bahita bazana amastandi bakagurisha ama t-shirt yabo muri famille nziza ifite indangagaciro nkurikije ubu rero uhaye umwana nona hari indi mipira bagiye kutuzanira niba wuzana nko mu minota 10 umwana wawe ndahita nkumuha kabisa sawa numugabo mubonye naramwikundira abonye ukuntu umugabo akishyira umwana ku murongo bwira ati mwana wanjye wihangana reka abandi bana bagatware nawe uraza kubona ka umva amagariye Jamie. Nje banyita Cooper, nje banyita Jamie. Polisi yuzuye hanze nibiki. Nabonye n'amakamera menshi. Hari cyabaye. Urebe. Famwana. Ntabwo bino nakagombye kubikubwira nuze kuntanga. Ntabwo ndi bugutange. Umwicanyi bita Buca uramuzi. Wa mwicanyi ugenda utemagura abantu bakata wa musiriyo kiro. Yego tujya tumwumva. FBI yumvisha amakuru ko mwicanyi agomba kuza muri concert barangije bamutega gatego iyi concert yose ubona it's a trap na gatego hano yego bari gucunga inzira zose zisohoka bari gusaka buri muntu wese ugiye uyu mwicanyi nimba yagezemo hano ntago ari buze gusohoka ahantu honyine polisi ari gusaka ni backstage ahandi hose polisi iri kwagera backstage ni ahandi abahanzi na team bakorana baba bari inyuma atari kahandi hose polisi iri kwasaka umwicanyi yageze muri iyi concert kandi ntago ari buze kuyisohokamo polisi tamufasha kumva It's kind of dope, right? Damani birarenze si birenze mugabo yasetsemo birarenze When I'll get deep crap. Mani ntuze kuvuga ko nagwaye amakuru iyi concert yose yabaye hano ni umutego bateze umwicanyi reka nsubire mu kazi urebe umwicanyi bamutegeye muri arena ngari muri arena ho turashize ni filime witonze urabizi mwana tujye gushaka keke ndashaka kugurira keke hakurya iriya ngeze hano ari byakurya abona abagabo ukuntu bari gukingura hakurya binjira muri backstage abona backstage umutekano uriyo n'ahandi hose abona ibyangombwa ukuntu bari kubyerekana urabizi reka dusubire twari turi hari ikibazo basubira inyuma urebe filime amarembo yose yari n'abayafunze papa bagiye kuririmba indi ndirimbo dusubireyo sawa narinzi ko concert irangiye urebe umugabo aracunga hano abona hari umuntu wasinze ari wasinze bameze nkaho bari guterura hano hari umukobwa wasindiye muri arena papa ahita asiga umukobwa we gake gake aza hano rebe asunika wa mukobwa wasinze kuri esikariye manuka nabi uyu mugabo ni muntu ki asunitse umukobwa bigenze bite uriya mukobwa amenye yasinze cyane akabura balance kumba arasunitswe twigiremo imbere abapolisi bararangaye uyu mugabo ni muntu ki ahita amanuka hano reka tubanze turebe hanze ukuntu hameze tuhite dusubire imbere ese papa ni ibiki bijya mbere kuri kunzengurutsa ahantu hose uyu mugabo ageze hano hanze arabanza atera amaso abona imiryango yose babannye special force iyo si ya ndirimbo bati gucuranga harimo ukunda we dusubiremo indani kuyireba dusubire mu ntebe zacu sawa umwana yumiwe ari kubona papa amuzengurutsa papa afite ubwoba ese yaba ari we mwicanyi bari guhiga ibaza umuntu ubonye umukobwa asinze akamusunika kuri esikariye iyo arena ngo bari guhigamo umwicanyi umwe wamaze abantu ni serial killer ba serial killer niba bicanyi ntago yica umuntu ngo nuko wamuhaye akazi ngo genda unyicire uyu muntu w'iturekero ya ni abantu bica abantu bari kwinezeza bameze nk'abari kwivura How you all doing? You having fun? mwese meze mute muri kunezerwa
katorore This next song indirimbo igiye kurikira with a friend of mine, Parker Wayne. nayandikanye n'inshuti yanjye Parker Wayne niwe twandikanye iyi ndirimbo Wish I could just scream his name and muri sakuzi indi zina rye mazaze hey, maybe if we all say his ahari name. mwese nimusakuriza rimwe izina rye araza kutwumva azi kuri stage ngiye kubara Scream Parker. mwese muririmbe Parker 1, rimwe 2, kabiri 3. gatatu bose barasakuza ngo Parker barashaka kureba ngo uwo muhanzi bakoranye indirimbo yitwa Parker nagakorabo bakoranye ari bikaza umwana aribyo mana yanjye Yesu Kristo akana disi byakarenze ibyo kari kubonera muri arena bakaba bana biyi minsi kumbe dore icyamamaraho cyinjiri abahanzi bagira utuntu tw'utumanyeri yeah bebe bimeze bite umuhanzi yinjira muri arena gutyo okay indirimbo barazizi ibyo uyarebye hasi aho umuhanzi yinjiriye aturuka bamubwiye ko kuri backstage cyangwa se abahanzi bambarira baturuka bitegurira byose ariho hantu polisi itari gusaka ariko ahandi hose ngo polisi igomba gusaka ikamenya uwo mwicanyi n'indi uri muri arena wamaze abantu umugabo atangira gutera imibare ahantu uriya muhanzi yinjiriye aturutse munsi reba iriya stage hari uriya muhanzi azamukiye ese niki kiriyo hasi reka tumanuke tujye kureba ni iki kiri ahantu aturutse genda ubona biri cool iki wabona ari ibintu bidasanzwe kureba iriyo wabona ariyo n'ibindi bintu tumanukeyo papa ntabwo twajya ahantu ntabwo tubyemerewe ese papa kuri kwitwara mu buryo budasanzwe ufite ikibazo ngo tujye gusesera ahantu abahanzi bari guturuka oya nyine numva nashyushye nahiye kubera weho mwana wanjye nta kindi umwana atangiye kubaza papa ngo ufite ikihe kibazo yarazi ko papa ari umuntu uri seriye rero papa atangiye kumubwira ngo dusesere ngo tujye gucengera abahanzi bari kwinjirira uyu mugabo menya ariwe mwicanyi bari guhiga iyi konseri ni nziza koresha ka gasire nk'umwana yamwigishije baririmba uyarebye hano abona iya nzira barayifunze kandi iriya nzira niyo nari gucamo ncika batangiye kubwira umwana ngo bace muri iriya nzira kandi ntabwo yayica n'ubundi atari kumwe n'umwana reka njya kureba ya t-shirt yawe nimba yagarutse sawa papa ya t-shirt y'uyu muhanzi bano banzi bakoze konseri bashyira amasitandi y'imyenda yabo ibiki byose mukagura dore papa w'umwaka urabizi ngwino nkuzengurutse ari kubera konseri agiye kujya kuzana t-shirt yawe reka tujyane umva Don ndaje yagiye kujya kumuzanira t-shirt ye tugenda kuzanira ahantu bari guca bose bafite amakarita kiramwizera barajyana ngo ajye kumuha ya t-shirt ukora ikizimana njyewe nkora muri kizimyamoto uyu mugabo akora muri babandi ba fire department cyangwa se ba fireman babandi bazimya imiriro reka ngufashe urimo gufayita mw'ibikarita ye iri gukingura inzugi ahita amuteruza uyu mugabo amwibye urufunguzo uyu mugabo niwe mwicanyi tu amwibye urufunguzo ariko wamwicanyi bita baca ntabwo aramufata nta makuru ye ndumva ariko ugenda umuca ko bamufata mani uriya mwicanyi kuva yakwica abantu 12 ba mbere nibwo natangiye kumukurikirana nizere ko udafite ubwoba ariko ntari kugutera iseseme nkubwira ibyo mwicanyi ngo ngiye umwicanyi ndamufana ndamukurikirana iki kigoryi uribuka umugore basanze ku kiraro yahamwiciye umujama wanjye yari ari kuri icyo kiraro nawe ari muri siporo niwe muntu wa mbere wafotoye iyo foto umwicanyi yari yishe mani yari mukase mu ducece ararinze mani uyu mwicanyi ni umusazi wo ku rwego rwo hejuru mani ngiye mba numva nanamufana mani nizere ko nari kukurakaza ni urugoryi ruri hano meze neza cyane meze neza kumba umwicanyi menya ari uyu bari kumwe kuko ari kwiba ibintu byose yagize ubwoba cyumva ko bari guhiga umwicanyi umva abakozi bose bo muri arena baradutoje baduhaye na kode tugomba kuvuga kugira ngo bamenye ko tutari gukora n'umwicanyi mu rwego rwo gukora na polisi ubu turi ba maneko we kode yawe ni iyeze oya nimba uyifuza byagushya oya nayikubwira mani wo gukora muri kizimyamoto umva kode turi gukoresha abakozi ba hano turi kuvuga ngo Hamilton niyo kode turi gukoresha ubu turi ba maneko tubwira polisi kugira ngo polisi zimenye ko turi gukorana nayo tutarabicanye mfasha kano afata icyuma
ikigoryi kimubwiye kode ngo ni kode abashinzwe umutekano babahaye ngo babahaye ni kose bari gukora n'abakozi bo muri arena. Take the top one. Fata kano ko hejuru. What do I owe you? Yeah, don't worry about it. Ntugire ikibazo man. What as they say? Don't forget this. Kano ntukibagirwe. You get cut. Thanks. Taza kwikata. Rebe. Rebe turi muri arena umugabo avuye kugura ngo t-shirt yibye urufunguzo. Urebe filime witonze. Mugabo afayo kadi y'abandi arayibye ahita aza akingura hano ahantu hinjira abakozi bo muri arena gusa. Uyu mugabo ashobora kuba ari we mwicanyi. Umugabo atangiye kwinjira abakozi binjira gusa. Abakozi binjira gusa. Iyi filime. Rebe kureba hano hari inzira isohoka. Arinjira. Sanga abashinzwe umutekano hano. Situation turimo tubanza tumenye neza duhanganye nawe. Uwo muntu ni mubi cyane kuri buri muntu. Iyi ni ifoto y'umuntu aheruka kwica. Yari umusore muto wiga muri kaminuza. Yarigaga ngo azaba umwarimu. Yarapfuye afite umwana w'imyaka 2. Yari we mwarimu bakundaga ku ishuri. Uyu nawe yishwe n'uwo mwicanyi. Hano abapolisi bari kubereka amafoto y'umwicanyi nako amafoto y'abantu umwicanyi yagiye yica kugira ngo abapolisi bamuhigane umuhate. Tugomba kumubona ari wenyine tukamukubura mu basivile ntihagire umusivile ubigenderamo. Yasanze bamukoreye inama bari kumwigaho. Dusubire mu kazi asubiye inyuma abona abandi baraje. Abona abandi baraje ahita yambara kadi nk'umuntu ukora hano. Bite uyu mwicanyi ni umuhanga nta nubwo bagira dore ukuntu aca mu bapolisi bari kumuhiga. Bite isore basa nkaho umenye batayizi. Bite muri benshi urebe ni serial killer. Azana naho abakozi gusa binjira nuko abasirikare ubwo bari bakoreye inama. Uyazana arebye hakurya hari ifoto yabonye. Hari ifoto yabonye. Ni ifoto iriho imirambo yoroshwe. We mubika isukari sha sukora hano. Isukari yari yashize twagomba kuyongeramo tukayuzuza. Reka nkurebe ubukoresha ingi yanjye mba nibikiye. Ahita areba mu kabati ni umuhanga. Ukeneye amandazi oya. Ngiye kuyasiga hejuru yakeneye aze kuyiha. Wumva yigize neza nkaho akora hano. Ahita acaho. Buriya kirazira gupanika ukagira ubwoba bahita bakubona. Mwicanyi ni umuhanga ureno dore ukuntu aca mu bapolisi bari kumuhiga ahita biba n'icyombo. Ahita biba n'icyombo arabanza aracifoka. Abibye icyombo. Urebe filime witonze. Ikawa yijugunya hari ibintu by'amakawa ubundi ni ibiki. Hari Skol Mariti. Ahita yinjira hano. Mwicanyi abonye ko bari kumukorera inama. Kupa. Mwicanyi bamwita Kupa. Wa mukecuru mama wa Jody. Umva. Nakubonye kandi ndabizi waraturakariye. Umukobwa wanjye umukobwa yaramubabaje. Turaganira nyuma umva. Abana bacu dufite kongera tukabahuza. Katuze kubiganira nyuma. Umva. Kupa winyinisha. Ntabwo ndi umuntu ukwiye gushutura. Ndenda kubwira ukagenda. Mfite uruhande rubi udakwiye kubona. Uyu ni umunsi w'abana baje muri show. Abapolisi babonye uri gutongana baravuga turi ntabwo ari we mugizi wa nabi yatangira guseka. Uyu ni cyoshya. We mumubone barebye hakurya. Hebe. Polisi bahita bajya bamenya hari ufashwe. Ngo mumufate. Bahita bamushyira hasi hari ufashwe. Urebe. Bano bareba. Hari ufashwe muri arena hagati. Uyareba. Ibintu biri seri akantu gato muvunonye bari kugufata. Urebe. Hari ufashwe. Uyikangamo niwe bari guhiga. Arebye abona hari umukecuru hari uri gukurikirana ibintu byose. Wa mukecuru twabonye wa FBI. Meze muri gutanga amategeko yaramwitegereza uriya mukecuru ni muntu ki? Reba umukecuru buryo bifitemo hari umuntu ubona ukabona afite isura y'uburakari uburyo arebamo. Uriya ni Scalper. Scalper ni babantu nyine usanga muri arena amatike yaragurishwe ariko bakongera bakayafata bakayagurisha amatike amafaranga menshi babantu nyine bapirata amatike. Uyu mugore umva bari abana reka dutegura umunsi nubwo batokongera kuba inshuti ariko bajye bari hamwe bishobora gutuma bongera bakaba inshuti. Dupange tubahuze nta kundi bari bigenze. Sawa. Bazahuze bari abana basangire bamenyane nanone bongere bare ko waba inshuti. Umuhanzi aracyari gukora utuntu twe. Uyamaze kwiba icyombo cya polisi arabanza yambare
hoteli uriya mugabo dufasha ntabwo ari we mwicanyi turi guhiga uyu ni Dr. Josephine Grant ndasubiramo uyu ni Dr. Josephine Grant uyu yambaye icyombo atangira kumva ibiri kuvugirwa ku byombo by'abashinzwe umutekano hano bose buriya nuzajya ubona abantu bambaye utuntu mu matwi jya umenya ko bari kumva amakuru baba bari guhanahana amakuru y'ibiri kubera aho hantu bari babwirana ku byerekeranye n'umutekano witwa ngo Dr. Josephine Grant aravuga ngo uriya mwicanyi cyangwa se uriya muntu bafashe mu kanya ntabwo ari we mwicanyi wabo uriya dufashe ni umuntu wari uri kwikeka kubera udufite dusanzwe ariko ntabwo ari umwicanyi wacu ibi ngibi kandi bikwereka ko uriya mugabo tubonye apanitse agasara umwicanyi turi guhiga we ntabwo ariko ameze umwicanyi turi guhiga ni umuntu wamaze kumenya ko turi kumuhiga kandi ntabwo ari buze gupanika kandi koko nibyo nguriya bafashe ngabonye polisi ngatangira gupanika kubera udufuta bafite arirukanka baramufata atari kumwicanyi turi guhiga ni umuprofessioneri ni umuhanga cyane ni wa muntu ubimenye ko bari kumuhiga kandi ntapanika agakomeza akigira nkaho nta cyabaye wabonye kaca no mu bapolisi nta cyabaye ari hano ari kugerageza gushaka inzira imusora reka nze nongere mbasubize unit commander bari ubavugisha uyu yarabyumvishije ari umukecuru uri kuvugira kuri telefone wawe ndi yabonaga ni uri kubwira abashinzwe umutekano imitekerereze y'uyu mwicanyi kuko ni umuhanga cyane avuga ngo uyu muntu ni umuntu udasanzwe ugore ukomeje kuvugira ku cyombo abwira abashinzwe umutekano imyitwarire y'umwicanyi cyangwa se ukuntu bagomba kwitwara atangira kubabwira ngo nababwiye ibintu biraza kugenda nkuko ndikubabwira uyu mwicanyi yamaze kubona ko atari buze gusohoka muri arena biri buze kumugora agiye kugerageza ateze nk'akavuyo cyangwa se araza gutekereza guteza akavuyo habe panike ateze nk'ikintu cyatuma abantu bose bapanika kandi kuko nicyo yaragiye gukora yaragiye gukanda hano kugira ngo abantu bose bari muri arena basohoke biruka yahise yumva polisi ibyo nabyo yabimenye mbere yuko abimenya haba hari abantu muri polisi bazi ubwenge bwinshi batekereza nk'uko umwicanyi atekereza ibyo upanga gukora bakaba babitekereje kare neza yaragiye gukanda hano kugira ngo bari muri arena basohoke birukanka yumvishe kuri polisi ari umukecuru uri kuvuga ku cyombo avuga ngo araza kugerageza gukora ibintu biri buze gutuma bari muri arena bose bapanika arateza ibibazo ashobora kuza gufata nka telefone yagahamagara abashinzwe umutekano ngo muri arena harimo bombe kugira ngo polisi yite ipanika abari muri arena basore birukanka itabasatse cyangwa se akaza gukanda fire alarm ariyo yingi yaragiye gukanda kugira ngo agaragaze ko muri arena harimo inkongi ibyo byose nibiba abagore n'abana gusa bari bo muza kureka basohoke tutabasatse ibyo nabikora bivuze ngo n'umugabo n'ubundi niyo yakanda hano ngo abantu bose basohoke polisi bayihaye itegeko ngo ibyo nibiba abagore n'abana bari bo muza kureka basohoke gusa mutabasatse ahita cana niwe mwicanyi bari guhiga muri arena yose ahita azamuka hano hejuru y'inyubako ndabacikira hejuru aje kwiga ikibuga yambaye itaburiye nk'umuntu useriva muri arena geze hano kumbe naho bariyo baramubona urakora iki hano hejuru Sorry, I just need air. Nari nkeneye akayaga mu gikoni habaye impanuka I freaked out. ngira ubwoba Got burned. amavuta turikanye umukozi mugenzi wacu uno yumviye ku cyombo wengo mu gikoni koko ku cyombo bavuze ko ari impanuka ibaye Upsetting. I think she's gonna be scarred. ndaciye ku mukobwa rwose amavuta aramuturikanye azahorana inkovu Hamilton. kode niye turi gukoresha Hamilton ndagaruka kode arayivuze wumvisha abapolisi bose bamaze ngo tubwire kode y'abakozi bakora hano ahita babwira ngo Hamilton niyo kode cya kigoryi cyayimubwiye reka turebe ikarita yawe musore turebe ikarita yawe babahaye kuri presentation ubwo babahaga presentation kare urebe hari kadi igeze kwiba rubanza agira gutya nta gupanika ibintu byabikora tuje arabereka nyine gutya hihishe inyuma mwayibonye se atari isura arangije arabika ntimubwire boss wanjye ko nari mfasha akaruhuko nzano hejuru ariko uriya mukecuru nabonye kuri presentation yatuganiriza ni muntu ki arabeshya ni umukecuru yakomeje kumva ku cyombo yabonye muri arena umeze nk'aho ari we uri kumenya neza ibyo yenda gukora atarabikora ariko uzi kubona buriya abapolisi wabacika ariko uzi kubona umuntu umeze nk'aho ibyo uri gutekereza gukora byose ameze nk'aho abizi uriya mukecuru umeze nk'aho ari uyoboye show ninde uriya ni profiler wumvisha ariko hari abitwa ba profiler abo bantu ntabwo baba basanzwe
She's taking down 10 of these guys. Abicanyi bameze nk'uyu mwicanyi turi guhiga bagera mu 10 niwe wabashije kubashyira hasi basiriyo kira. Aba bicanyi barakatsindwa n'Uwiteka. Buri uragahura n'umuntu akica umuntu yarari gushaka amafaranga yaragiye kwiyibira uwo ntari bikahita birangira bakamufunga. Ariko uzo umuntu wica abantu yishimisha atari ngombwa ngo ameze nk'uri kwivura, ameze nk'uri kunywa ibitabi. Uyu mwicanyi ni utekereza buri kimwe abicanyi batekereza. Ndumva nduhutse none ubwo tumufite hano. Ubwo ni babandi baba bafite ubwenge budasanzwe barabigisha bakabatoza bakakwigisha kuba umwicanyi mu mitekerereze ku buryo icyo umwicanyi yatekereza cyangwa umujura uba wagitekereje mbere yuko agitekereza. Mbega kugira ngo ufate igisambo ugomba kuba nawe utekereza nk'igisambo. Kugira ufata abicanyi nk'aba ngaba ugomba kuba utekereza nk'uwo mwicanyi. Abo ngabo rero witwa ba profiler nibo bagufasha kukwereka turiya muntu ameze gutya ibibaranga bimeze uku ushaka kumufata wabigenza uku niwe wanabereka umwicanyi muri ya rena kandi atazi isura ye. Dore umukobwa utwitswe n'ubuto. Dore umukobwa utwitswe n'ubuto. Iki nicyo kibikoze. Buto buturikiye umukobwa mu maso. Arebye abona wa mukecuru igeze kubona nanone mu bwiherero. N'undi mukecuru utari wa wundi wa FBI. Uyu mugabo akomeza kugenda abona umuntu w'umukecuru tutazi. Dad, what are you doing? Papa urakora ibiki? Got it. Nayibonye credit card yanjye. Is something wrong? Paul kwitwara mu buryo budasanzwe ufite ikibazo. Dutahe. Listen, I'll be honest with you. Wabwize ukuri. I just ran into Jody's mom again and Nahuye na mama wa Jody nanone. you know how she is. Urabizi ukuntu ameze nk'umusazi. The girls next to us. Everything's already better. Mama papa namenyanye n'abakobwa banyicaye iruhande muri arena twibereye inshuti ubu nta zindi inshuti nkeneye. Deal. Sawa tujye kurya show. Bagarutse kurya show muri arena. Bite basore, imyenda yanjye nambaye mwayikunze bingana iki? Urebe iyi myenda niyo nambaye kugira ngo nze kuyibyinana na Dreamer Girl. Papa I'm sorry, Riley, what was that? nibiki? I said I hope I get picked for the Dreamer Girl Bagiye guhitamo Dreamer Girl. out of the audience and she gets Ni umukobwa bahitamo mu bafana akazamuka kuri stage akabyinana n'icyamamare. We'll keep our fingers crossed. Wabona rero batoranije reka dufunge tuzirike intoki turebe ko amahirwe atugwira. Uwo mukobwa bahita banajyana backstage bakajya kubyinana bakabyinana kuri stage bakanamujyana backstage yarakumvisha ku kantu ngo uyu muhanzi y'indirimbo agiye kuririmba ngo niyo ndirimbo ngo ahitamo umukobwa bita ngo ni Dream Girl. Ni umukobwa ngo bajyana kuri stage bakabyinana ngo uwo mukobwa bakaza no kujyana muri backstage hamwe abahanzi bambarira biterera ama makeup n'ibiki n'ibindi byose bakora hamwe baturuka baza kuririmba ngo uwo mukobwa bahita banajyanayo. Papa ko yarakumvishe kandi bamubwiye ko backstage ariho hantu honyine batari gusaka. Mbega polisi itari kwitaho ahandi hose urebe. Papa ko kantu yagataye ndwaye indwara bita leukemia karayikize yo ni indwara mbi cyane ubundi irakwica. Uyu mugabo yatangiye kubeshyira umwana we gakana kanjye nakazanye muri arena kari kamaze igihe karwaye leukemia none kayikize. Tough road for that little one. Byari ubuzima bugoye ku mwana wanjye kurwara leukemia. About it. She felt cursed. Uriya mwana ntago abashaka ko hari umuntu bimwibutsa ngo amubwire ko yararwaye leukemia kuko yumvaga ko nyine yarozwe n'ubu ngubu ntirakira neza. Like she was chosen to be cursed. Mbega yiyumva nkaho yatoranijwe kugira ngo avumwe. Mbega yiyumva nk'ikivume kubera arwaye leukemia. Ariko akaba akunda umuhanzi wanyu. That feeling. So Ariko atangiye kubyibagiza. dump that on you. Just look. Bare kwa mise mbikubwira ibyo byose. Be happy we're here. Nishimiye kuri No, hano. we're nobodies. Twe ntabo turi bo. Thank Lady Raven. Udushimire uriya muhanzi kuba yatumye umwana wanjye yishima. Mwicaye kuri kangahe? Wumva no mugabo ni umuteka mutwe. Ahise abwira uno mukozi ukora hano akaba nawe kare umuhanzi ngo uze gushimira uriya muhanzi wanyu kuba yateguye concert umwana wanjye akongera kwishima kandi umwana wanjye uburwayi bwa leukemia bumurembeje. Uriya mukozi yese amubwira ngo umwana wawe yicaye kuri kangahe? Ahise ababaza aho bicaye umwanya bicayeho za nimero z'imyanya. Nta kindi amubwiye yahise yigarukira. Arebye abona abapolisi bari kuza basatira ahantu ari bari kuza buri mugabo wese urimo hano bamutwara bajya kumuhata ibibazo bajya kureba ari iki n'iki. Rebe umugabo baramwegereye baramusatiriye bari hafi y'ahantu yicaye. Urebe filime urebe filime umugabo to ye ruwamufashe umva Sorry to bother you. Could I tubare kubangamira twavugana n'umukobwa wawe gato ni babandi avuye kubeshya baje kuvugana n'umukobwa we.
Thank you for coming to the concert. wakoze kuza muri concert witwa nde Riley? banyita Riley Hey, Riley, we were wondering if you would twibazaga be Lady Raven. nimba wakwifuza kuba ariweho Dreamer Girl wa Lady Raven nuriya muhanzi uri kuririmba muri show y'uyu munsi baramutoranije ngo abari ujya kubyina kuri stage abyinane n'icyamamare mwana biramurenga baramutoranije ngo abe Dreamer Girl nyagasani birandenze papa yari yabiteguye neza bamugiriye mu team iragira ganira bamugiriye mu hotel arimo akana karwaye ibintu by'ibirwara byitwa leukemia tugafata bari ko tujyana kuri stage papa yari yabipanze uwo mwana ngo bimufasha no kuba yajya muri backstage kandi niwo polisi itari gusaka uyu mwicenye ni umuhanga papa tugende mwana biramurenze gasani babicanye nabo babagira abana babo buriya n'inzoka rega zirabyara kandi ngo zigakunda abana urumva umwana ntabwo bamutwara wenyine bamujyanana na papa we umwana utaruzi imyaka 18 dore ngo baramutabara polisi yari igiye kuza gusaka papa bamujyananye n'umwana umugabo aragenda naseka ntagapanika turabashinzwe umutekano hano baritegereje gufata uwo mwicanyi umugabo avuye nta gupanika rebe filime avayo turabashinzwe umutekano barabanza ambaraka no ko nawe muri bamukubita all access turabanza tuvugane n'uriya mugabo ari kumwe natwe umva uriya mugabo afite umwana urwaye ibintu by'ibikanseri urumva rero ntabwo dushaka ko umwana we bigaragara nabi nibanga wibuke papa yavuze ngo uriya mwana ntihagire umuntu bimwibutsa biramubabaza ni umubyeyi wifitiye akana karwaye karembye dore n'ukuntu yisekera ni baba papa b'inyangamugayo uriya mupapa ni n'inyangamugayo kabisa n'uburyo asekamo narababwirega ngo abapapa ba mbere babicanye bagize ba nabi baciye ibintu niba ari abanyi bababyaye mubona mu rugo ari inyangamugayo bite uyu sura abona watari inyangamugayo none bavuze ba Sugar Daddy mutekereza ko ari bande ari abantu bamanutse mu ijuru ni ba papa wanyu buri mwana wese akubwira ngo shango papa ukuntu mubona ntabwo ibyo bintu yabijyamo uyu se urabona yabijyamo abagabo n'ubundi muri iyi minsi ngiye nta kintu bazambwira abagore nibo tubanye nibo basigaye bagura bonema cyane nibo banjye Are you excited? bite sweetie urumva umeze neza se wabwanutse kana kabwanutse She's doing Dreamer Girl. She's gonna ask for you to bagiye guhamagara Dreamer Girl right tujya kuri stage spot on stage right. uragenda uhagarara abari abakobwa bahagaze Dance back and forth. urajya ubyina ujya imbere n'inyuma gake ugendeye ku byo nawe ari kubyina Round. Okay? sibyo nakana bose bamaze guhana amakuru muri staff ko kano kana karwaye leukemia niyo mpamvu ubona bakiteyo bagafitiye n'imu When she takes your hand, nagufata ikiganza promise. ntabwo uri buze gukomeza kugira ubwoba Oh, good. biraza kumera sawa ndaje abana bakora muri team akana karishimye ni kazi ko papa yateye abantu imuye kugira ngo bakazane kuri stage nabyo kazi yose ni tekinike z'umugabo arebye yanabona wa mukecuru uriya mukecuru bundi niwe mubi niwe ubwira abapolisi icyo bakora niwe uzi gufata abantu bicanyi niwe umaze gufata abantu bicanyi bagera ku 10 babasiriyo kera kino gikecuru wakiniza ngo dore ukuntu urugabo muhanzi kazava yari na yuzuye My favorite part of the concert. Looks like our Dreamer Girl is O'Reilly. uwitwa Riley niwe Dreamer Girl wacu nta kana nyine niko batoranije arena yuzuye ariko uzi kugira ngo icyamare kigutoranye muri ujya stage Riley uraza tubyinane Riley ngwino akana ndahatwitse noneho abafana 100,000 akana kavayo kajya kuri stage kayambira icyamamara abandi bana bose barota kuzayambira barakibuze bana indirimbo zabahanze n'ukuntu abantu busanga sasa dore wa mukecuru n'akana ke kitwa ngo Jody kano kana k'agakobwa kitwa Jody na kagenzi kako ngo bari baranze Riley ngo baramuciye no mu itsinda ryabo bana bararakaranije baramwanze nyine uriya mwana yarababaye arebye abantu umushuti wabo banze ni uri kuri stage bari kumufana dore ishyari ngo rirabafata babonye umwana banze muri genge yabo ni uri stage ni uri kwatwika ishyari aho rirazamuka kanya mugiye kongera murebe muri systeme zanyu mbere yuko concert irangira iyi concert irangiye buri mugabo wese usohoka mugomba kubanza mukamusaka mukamuganiriza umwe muri abo bagabo muri buze gusuhuza araza kuba ari we mwicanyi kuko abagabo concert irangira n'uhageze igihe cyo gusohoka buri mugabo wese usohoka bagomba kumusaka bakamuganiriza bakamenya uwo ari we mu minota 20 isigaye
abantu bagasohoka iyo minota niyo yose igiye kudufasha kumenya ibyo ari byo Hey. umuhanzi avayo Right, she wants to say bye and thank you to you guys. bitewe umuhanzi arabwiye ngo bayi mwakoze Okay. So this is some concert gear for you guys. Thank you. akira You're welcome and thank you again. nawe wakoze wanadufashije All right, so you guys are going to go out the back way? mwebwe muraca iriya nzira y'inyuma rero niyo twabateguriye muri busohokeremo nk'uko mwabisabye iyo nzira yuzuye polisi I'll ask you some questions. yari yasabye ngo inzira y'inyuma kumbe yuzuye polisi yari azi ko nta mupolisi uri buze kuba uri inyuma ku nzira isohoka backstage And are very kumbe barahari excluded. And you were so great tonight, Angel. wa mwana wakoze neza iri joro Okay. rebe uyu yarebye inzira yari azi ko yari yasabye ngo asohokere inyuma kumbe dore abashinzwe umutekano bahuzuye There's so much stuff in here. yagasani hano hari abakozi benshi Oh my gosh, Dad, there's so much in papa hano hari ababura abakozi benshi burya backstage bingana gutya hari n'aho baterera amatatu 3 drink bottles. rebe 2 white ones, we'd be matching. Do you want one? We could be matching, Dad. mugabo biramucanze arasohoka ate So cool. arebye abona wa muhanzikazi w'icyamamare yaje hano There's no sign of him at all. nta kimenyetso cyahari kumbe wibuka iyi konseri yari agatego n'umuhanzikazi yari abizi Well, uno mwicanyi ari gukina neza ability. There were 20,640 iyi arena yari irimo abafana bagera ku bihumbi 20,642 in attendance. nibo baje uyu munsi There were 3,000 ibihumbi 3 nibo bagabo bonyine bari muri iyi arena photos and data on all amafoto yabo yose turayafite buri mugabo wese waje muri arena tugomba kumuhata ibibazo of those 3,000. uwo mwicanyi nawe ari muri abo bagabo ibihumbi 3 tugomba gusaka bari muri iyi arena He's out of moves. ariko muvu zamushiranye cyangwa se udukoryo twose ari gukora ngo twamushiranye uyu mukecuru niko ari kuvuga aturiya mwicanyi muvu zamushiranye z'icyo yakora aho yasohokera udukoryo yakora ngo akwepe twamaze kumushirana Give you an update. vuba bidatinze ndaza kukumenyesha batangiye kuvuga ngo ari out of moves dore nguyu arabigenza ati kandi koko zamwumiyeho muvu zamushiranye uriya mukecuru aba ari umuhanga umugabo yabuze icyo akora umuhanzi avayo Riley, Riley aribuka did you kandi have fun up there? Yes. wishimye kuri stage That's yego amazing. byari bitangaje pe Thank you. wakoze For me, it's an antique. bakubwiye umwana wanjye uburwayi afite twavugana akanya gato mu munota umwe nta kibazo nk'umugabo wese urwaje umwana rukimiya bari kumuha umwanya bakamuha amahirwe yo kumuganiriza kugira ngo akana karwaye ejo kanapfa bagaha ibyishimo we mutegereze hanze ganire n'uyu mugabo umugabo aravuze ngo byamurangiranye yaje hano we n'umuhanzi araseka Thank you for everything you've done for Riley. ndeka ngushimire kubw'ibyo wakoreye Riley byose So close to her, I don't know why. uriya mwana rwose ndi kumva mwishimiye uriya mwana ntagasanzwe I don't know if you know anything about carbon monoxide. sinzi nimba uzi ibintu bita carbon monoxide Your body wants the poison. It wants it ni more cya gihe oxygen. umubiri wawe ufite So very uburozi buza bukaba bwinshi ukumva urashaka guhumeka ariko akaba ari wo mwuka wonyine uri buhumeke I'm sorry. guki well. The reason I want impamvu rero nashaka kuganira nawe is ni I think you're looking for me. ndakeka ninjye muri gushaka wumve I mean all of you. mwese nyine mwese Hold on. buretse nkwereke wenda mushobora kuba mutari kubyumva I gotta press mute so he doesn't hear us. amwereka hano kuri kamera umuntu yashimuse hari umuntu yashimuse ajya kuza muri arena umusore ukiri muto yaziritse abonye kobwa arumirwa You see that little box? urabona kariya kabox kari iruhande rwe That is going to release carbon monoxide. kariya kabox karaza kurekura umwuka wa carbon monoxide I'm going to die if I am uwo mwuka nawe uhumeka arahita apfa absolute fact. n'inkanda buti imwe gusa From this device, like calling an Uber. ati nkanze kuri iyi device ni nko guhamagara taxi arahita apfa But mwamfashe ndabyemera can save him. ariko kumfata no gutabara uyu muntu urahitamo iki ntabara nanjye nabara ubuzima bw'uriya muntu nasize mfunze I'll let him go. ndamurekura ngende One thing. nukora ikintu kimwe What you're going to do in front of everybody. icyo ugiye gukora imbere y'abantu bose Me and my daughter ugiye kubabwira ngo ride in your limousine. njye n'umukobwa wanjye ugiye kuduha lift muri limozine yawe udusohokane nk'aho turi genge yawe Now, if you niwanga ndakanda buto uriya musore apfe nasize nziritse ahumeka uburozi save him, mutabare catch me. cyangwa uhitamo kumfungisha bamfunge ariko hapfa umuntu ubwo urahitamo iki nawe ubwo mwicanyi akubwira ati urahitamo kunshikisha polisi kugira ngo utabare ubuzima bw'umuntu no kugira ngo mwicanyi bamufunge ariko umuntu apfe wajya uhora wumva ko ari wowe wicishije uwo muntu By the way, it was a great show. ikindi kandi wakoze igitaramo cyiza uraririmba ntibaririmbe Spencer, bazagushinja ikindi he's 22 years old. uriya mwana w'umusore naziritse yitwa Spencer afite imyaka 22 He's into sustainable agriculture. ndetse uriya mwana yigaga ibintu bijyanye n'ubuhinzi ugomba kunshikisha
cyangwa se agapfa. Buri mwicanyi yakubwiye izina ry'umuntu ubona ryamuka rero tukavuga ngo ninjye wamwicishije. Batangiye gusohoka, abagabo bari gusohoka babanyuza ukwabo, dore abagabo aho bari kubanyuza, buri mugabo usohotse dore bari kumunyuza. Buri cyitwa ngo uri umugabo bafite aho bari kukunyuza mu itente. Dore uyu ngarasohokana n'umuhanzi anaseka. Sohokanye n'umuhanzi. Sohokanye n'umuhanzi, umuhanzi abantu baba bari kumwe se kari team baba bamaranye imyaka bakorana, bazwi, bafite ibyangombwa bibemerera aho baca hose. Uyu nawe nuko yasohotse n'umwana wanaseka. Uyu mwicanyi ntago ajya panika, hapanika abasazi basazi, nta panika. Urebe nuko yasohotse muri arena, dore abagabo babatondesheje imirongo, dore bari kubajyana. Icyitwa ngo ni umugabo cyose. Limuzine barayikinguye, za modoka zidasakwa, uyahita yinjira n'umukobwa n'umwana binjira muri limuzine bahita bimanukira. Umukecuru ari hano, uyu profile ni ugomba kumenya ngo umwicanyi ninde ari gutekereza gutari gukora ibiki. Uyu mwicanyi ngo yafasha abicanyi b'abasiriyo kira bare ni cyubahiro guhura nawe. Neza neza tumeze nkaho dusanzwe tukuzi. Mwakoze kundeka ngo mbasure. Umukobwa we n'umwana mwiza cyane. This is Logan. Uyu mwita Logan? Logan. Njya nkubona kuri televiziyo. Let's not stay out here. Come in if you. Mureke twinjire. That sounds great. Umuhanzi nawe arinjira. Umuhanzi yabonye ko atagomba gutererana ibintu gutyo. Konseri yose yabaye yakoranye na polisi kugira ngo n'umwicanya afatwe. Raven? I just made a couple things. Hari utuntu nateguye. Menya atari bya bindi wenda bihenze umenyereye, ariko waza ukabigerageza. Ngiye nkunda buri kimwe. Nkwereke icyumba cyanjye, akana kajya kumwereka icyumba kimwe, no nkwereke icyumba cyanjye. Rebe. Isigara hano areba. Sigara hano umwicanyi ariko sha. I'll kill young Spencer if you say anything in front of them. Nugira icyo ubwira famiye yanjye ndicuriye musore. Polisi niyo yohereza message n'ubundi uramusore ndamwica. Urabizi kandi sindi kugukinisha. Ninjye uri muri control, ntuzane imikino. I don't know what you think you're doing. Sinzi ibyo utekereza kuri gukora ni wanjye. Nta kintu ndi bukore. Okay. Baje kwicara. Mu rugo ni papa muzima. Hi to celebrate Riley. She got a wonderful report card. Umva uyu mwana twari twateguye payo kugira ngo arije duserebura amanota meza yazanye. I love your necklace. Jeanette wambaye ni nziza. Got it for me on sale. He's good at finding bargains. Umugabo wanjye niwe akanguriye azi kugura utuntu. Would you like to do a concert? Ese gukora konseri bimera bite? Teacher for the 5th graders. Ngiye nigishaga abana guperforminga muri theater, ariko sinzi uko bimera gukora konseri ni nkiriya. Very strange today. Uyu munsi byari ibintu bidasanzwe. Ntabwo yari konseri isanzwe. Really? Why is that? Kubera iki? Umve. Do you know who the butcher is? Umwicanyi bita Butcher uramuzi? The butcher? The Butcher. You mean crazy person who? Uravuga wa musazi se ujya wica abantu ye? I've heard of him. Nagiye mwumva. He's a monster. Ni inyamaswa. Nico namuvugaho. And I have had nightmares. Ngiye n'inshuti yanjye tumuvuze tugitorota nabi. Made a mistake. Yakoze ikosa. 2 weeks ago. Ibyumweru bibiri bishize. FBI and police came to. Abapolisi bafatanije na FBI bashe kundeba. Barambwira ngo bamenye ko umwicanyi ngazaza muri konseri yanjye. Ngo bari babonye agace gatonya kitikeye ko muri konseri yanjye bahita bavuga ati umwicanyi azaza muri konseri. Ntago bari bamuzi isura, baje kumbwira gusa ko umwicanyi azaza muri konseri yanjye. They found it in one of his fake houses. Ndetse iyo teke bayibonye ngo muri imwe mu nzu z'uwo mwicanyi za fake. Bano bicanyi bafite amazu ya fake bagenda bagakoreramo amabara yabo. Bahise bamenya ko umwicanyi yunze ari. Sinzi impamvu umwicanyi yaguze itike zo muri konseri yanjye. Natwe ntiturabimenya. Kuko abafana banje ubundi ngo nutwana tukiri tw'udu teenager. Gusa tuzi impamvu umwicanyi yaguze itike muri konseri yanjye. Kumbe yagira ngo ajyane uyu mwana we. Mwamufashe? Ntago turamufata. Did they tell you anything about it? Hari ikintu bamukubwiyeho? Yego bakimumbwiyeho. Bambwiye ko uwo mugabo ari umugabo ngo uri mu myaka 30 yenda kurangira cyangwa se uri muri za 40. W'umuzungu. Ndetse ngo ari wa muntu ukunda kumva ko ari uyoboye ahantu hose ari. Ndetse ngo uwo mugabo ngo ni umuntu ngo ukunda ni umwicanyi ngo utwara imodoka y'umukara. Umve. Bafite ifoto y'imodoka y'isi base. Urumva umugabo nk'uwo hari amafoto bagiye babona ariko y'izo nzu za fake ahantu yateguriraga ubwicanyi bwe.
Those individuals always drive dark. abantu nk'abo ngabo batwara imodoka z'umukara kubera kuba basanzwe bigaragaza nk'ari intungane mu bantu, niyo mpamvu batwara imodoka z'umukara. They're so smart. Hey, umukobwa ni umunyabwenge na polisi ndumvise ubwenge. Learned a lot about him. Ndumva umwicanyi baramwizeho byinshi. He was a man who had a scarring relationship with his mother. Ndetse ngo bavuga ko umwicanyi ngo ihungabana afite rituma yica abantu ngari uko yakuze abanye nabi na mama we, mama we ashobora kuba yarakuze amutoteza. She was probably the first person to sense he was different. Ndetse umwicanyi ashobora kuba yarishana nyina kuko mama we ashobora kuba ari umuntu wa mbere wavumbuye uwo mwicanyi ko ari umuntu cyangwa se uwo mwana wari umuntu udasanzwe atameze nk'abandi bana akiri